hajya sheri wize ibiki sheri nyine ntukanjariza abakunzi bacu reka tubireke nta kibazo hari ibyo sheri wanjye yize ariko ngewe nkukubitira abantu ahubwo kahave harya ngo uzi gukocinga imbunda ejo bundi yabwiye akantu ntari nzi yagiye kumva numva abwiye akantu ngo harya ngo isasu riba ribitse he muri cemba rero hari ibintu najya nibagirwa ikintu kimwe muri ibintu najya nibagirwa sheri wanjye rwose ajya nsetsa arambwiye ngo azi gukocinga imbunda none se ni ukugusetsa tujya ahantu hari umupolisi nyine akajya ambwira ngo nese uzi ko hari abagabo bateka kurusha abagore ku buryo abwira umugore ngo sheri uyu munsi wicare n'injye uri guteka ubu ntabwo ari olivier ngenda bazi kandi bagateka neza nyine ngewe urandusha ariko nanjye hari utwo nzi guteka ntabwo byari byoroshye ariko kuri njye byari umugisha ukomeye kubona umuntu ukunze ibyo nkora pe abikunze urukundo rwinshi kandi nanjye afite uburyo bwo kubimufashamo byari ibintu byiza mbega ibintu biryoshye we so rero hari igihe usanga Shalom, shalom. Shalom, shalom. This is a Spiritual Family Ministries. Olivier and Denise. We live for Jesus Christ and for you. Amen. Tunezerewe kongera kubana namwe. Imana ishimwe niyo idushoboza. Atariyo ntibyadukundira. Imana ishimwe. Amen. Sheri uyu munsi tubazaniye ikiganiro cyiza cyane buri muntu wese yakitaho navuga ngo ni experience yo twaciyemo y'ubuzima twanyuzemo reka tubishyire hanze reka tubibabwire wenda hari abo byafasha hari abo byakagura hari n'abatarabigiramo ariko by the future bashobora kubigiramo bikagira icyo bibafasha ariko can you imagine kuba wakundana n'umuntu umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 utazi ngo umukunzi wanjye afite iyi talent utazi ngo umukunzi wanjye akunda gukora iki akunda kuririmba ashoboye iki kandi muri bakuru ntago ari ibintu biryoshye kandi bikwima n'amahirwe navuga ni sheri wanjye hajya sheri wize ibiki sheri nyine ntukanjariza abakunzi bacu reka tubireke nta kibazo hari ibyo sheri wanjye yize ariko atari byo ashoboye navuga ngo atari nabyo akunze ariko arabyiga nabyo arabirangiza wenda nubwo nabyo yarabibashije ariko si byo yarakunze reka ariko avuga nyuma rero nza kuvumbura ko ikintu akunda ari cyo nkora pe kandi mbivumbura mbere y'uko anamenya ikintu nkora urumva rero ko byari ibintu byiza rero nibavuga ngo patena ntukumve ngo ni patena mu rukundo gusa ashobora no kuba patena mu kazi ashobora no kuba n'umugore wawe rigajya mugabo wawe ese urizi ko bibaho umuntu bakagira igihe cyo kuba natazi ngo yisanga muke patena wawe mu kazi ukora ka buri munsi ashobora kuba na patena wawe mu rugo akaba umugabo wawe cyangwa umugore wawe se buriya biba biryoshye ko n'uva baravuga ngo gukorana n'umugore wawe ni iki ni bibi n'ibivamo hari umugabo ejo bundi twari turi kumwe nawe twari turi kumwe ntabwo mbyibuka ariko nyibutsa nimbivuga urahita ubyibuka yaraje aratubwira ngo akorana n'umugore we ngo ariko umugabo yigeze kumushyira ku ruhande mugenzi we aramubwira ngo ariko se ngo wowe ngo ukorana n'umugore wawe bigakunda ngo ni gute ngo abandi ntibikunda ngo abandi barashwana ngo so birashoboka hari abantu badashobora urukundo rwo kuba bari kumwe cyane baba bumva harimo distance byaryo kurushaho hari abandi bakunda kuba begeranye cyane Imana yagiremo abantu mu buryo bugiye butandukanye ariko ngewe kuri experience maze kubona nta kintu kiryoha no gukorana n'umugore wawe nubwo njya mbivuga abantu ntibabyumva ariko icyatuma utifuza gukorana n'umugore wawe nuko hari ibyo waba umukinga hari ibyo mwaba mudahurizaho hari ibyo waba ushaka atamenya niko mbitekereza so rero sheri wanjye twatangiye gukorana 2019 so ni 2019 twatangiye gukorana ntabwo byari byoroshye ariko kuri njye byari umugisha ukomeye kubona umuntu ukunze ibyo nkora
pe abikunze urukundo rwinshi kandi nanjye mfite uburyo bwo kubimufashamo, byari ibintu byiza. mbega biryoshye we. So rero hari igihe usanga umuntu mukundana, umuntu muri kumwe mu rukundo, umugore cyangwa umugabo afite impano wowe utazi, kandi iyo mpano ufite uburyo wayifasha, ugasanga wirirwa ufasha abandi ariko ntiwafasha umugore wawe. So rero nkakuraje abantu kuba mwajya mwicara mukaganira mukavuga ati ariko sheri ngewe burya nshoboye kino. Nese uzi ko hari abagabo bateka kurusha abagore, ku buryo abwira umugore ngo sheri uyu munsi wicare n'injye uri buteka. Ubu nagarura ibi nge ndabazi kandi bagateka neza. Nyine ngewe urandusha ariko nanjye hari utwo nzi guteka. Nubwo undusha nanjye hari utwo nzi guteka, sibyo? Turahari pe, turahari kandi twinshi. Rero nkavuga ni umupatena wawe muramutse mwicaye mukaganira ushobora gusanga hari ikintu ashoboye wowe ushoboye kumufashamo, mbese wakimusaporotamo kandi kikagenda neza. Kandi wasanga muri gukundana utazi talent ye, utazi ikintu yisanga gukora. Hari n'abakundana batazi akazi bakora. Ari ubwo nuko nyine hari abantu barinda bagera mu rugo ukaba wamubaza ngo umugabo wakora iki, ati simbizi, ati icyo ndi nuko akorera kwa Rubangura n'urugero, ati cyangwa icyo ndi nuko akorera mu majyepfo ariko ntazi ngakora, cyangwa ngakora mu karere ariko nuzi mu karere akoramo iki. Niko hari abantu bimeze gutya, ugasanga mu karere afunga yabaye, umugabo wanjye akora mu karere, utazi mu karere akora iki. Gusa biraryohanye, ariko ushobora gusanga hari imwe muri serivisi ujya ukenera utazi nawe, ugasanga umugabo yayikugiramo bigakunda bitewe n'aho akora, sibyo? Yego. Cyangwa ugasanga hari impano ufite umugabo ashobora kwagura bitewe n'ibyo akora cyangwa na experience ayifiteho. Hari abantu bafite experience ku bintu batize, ndetse hari abantu batize business ariko ushaka kujya kugisha inama ko ati rero niba ugiye muri business urabigenza gutya na gutya na gutya, bikavamo. ugasanga wenda umugore afite aka business agiye gutangiza ariko ngo kuko umugabo we ngo wenda akora muri office runaka agahita ajya kureba undi muntu agisha inama, mu by'ukuri ari n'undi mugabo. Abagore bajya kugisha inama abandi bagabo, abagore bajya kugisha inama abagabo ati ngiye gukora iki kintu iki n'iki wangishiye inama, ugasanga umugabo we ashoboye kumugira inama kurusha abandi bantu ariko we akajya kubaza abandi. Gusa biraryoha cyane. Urumva niyo habaye ikibazo wenda tujye mu buryo bw'ibibazo, umenya uburyo cyo byitwaramo, umenya ukuntu bimanaginga. Erega after ibyo ngibyo n'ubundi nibyo biba bibatunze, nibyo n'ubundi nawe bizasigara bigutunze. It means ko ugomba kumenya harimo ibi bibazo, harimo ibi. Uvuze ako kantu uranyibutsa, wenda nubwo nta muntu yabyifuriza, ariko ni kenshi umugore ashaka kugira ibyaha akabura umugabo, cyangwa umugabo akagira ibyaha akabura umugore, ariko ugasanga akazi umugore yakoraga cyangwa umugabo yakoraga nta makuru wari ugafiteho, ntuzi ngo biravaye birajya, ntuzi nabo bakorana base. Rimwe na rimwe akaba ari na business y'umugabo, umugabo yaba adahari ubwo iyo business ikahita ihagarara, kandi umugore wenda niho yari kujya akuranaho amafaranga yo gufasha abana n'ibindi, ariko kuko ntiyigeze abyitaho, ntiyigeze abiha umwanya ngo amenye ngo umugabo wanjye akora iki, si bakora njye ntabishobora. Erega hari umuhanga wavuze ngo the talent you discover may be yours, sinzi uburyo yabivuzemo ariko aravuga ngo ibintu ukora cyangwa impano ibyo ukunda kugerageza hari igihe ushobora kuba ariyo mpano yawe. Hari umuntu uba utazi impano ye, sibyo? Ukaba ukora ibintu ukaba utita ku bintu ariko ariyo mpano yawe. Ukunda nko kuririmba. None se sheri, hari nk'umutipe kera twari tuziranye, yari umushuti wanjye muri quartier, yari azi guteka n'ahantu yabyize, ariko we yigeze kumbwira formule y'uburyo atekamo, numva nyine we aravuga ati niba ngiye gukora isosi y'inyanya n'intoryi, mba nzi ko intoryi zikomeye ziri butinde gushya ariko inyanya zishya vuba, ubwo mpita menya ko intoryi zibanzamo inyanya zikaza kuzamo nyuma. Numva niyo formule akoresha, n'ubu aracyateka, nyuma yaje kubona akazi muri CH kagatekera abaganga, ubu sinzi n'andi hantu yagiye gukora, kandi ntabyo yize. Urumva rero hari igihe uba utazi ko uzi ikintu kubera ko utarakigerageza. Hari n'undi muntu wavuze ngo, sinibuka amagambo yavuzemo ariko aragushaka kuvuga ngo kuba utazi ikintu si uko kitabaho, cyangwa mbese yaravuga ngo iyo utagerageza gukora ibintu rimwe na rimwe ushobora kurinda upfa utazi ko ibyo bintu bibaho, utazi ko bishoboka kubigerageza kubera ko utigeze ubigerageza. Ndaguha wenda urugero, sibyo? Nshobora kuba nkomeza kwishyiramo ngo sinzi guteka, sibyo? Kandi natavuga ati ariko se
kari ngiye ko nshobora kugura inyanya zakangirika nkamenya ngo ndazira n'iki nube bwo mfite bwo guteka nateka ibiryo mukabikunda sibyo. So rimwe na rimwe rero nutagerageza ibintu uzarinda upfa utazi ko ibyo bintu bibaho, ariko nugerageza gukora ibintu hari ibintu bishya uzamenya utari uzi ko bibaho. Uri kubyumva? So rero niyo mpamvu navuga ngo si ngombwa ko n'umuntu akuganiriza impano. Nshobora no kuza kuri partner wanjye nkajya mu challenginga cyangwa nkamuha ibintu byinshi nkazasanga kimwe muri ibyo bintu azi kugikora kurusha ibindi. Why not tugerageze? Tugerageze. Buriya uzi sesheri ahantu bikunda gupfira, usanga umugabo mu rugo wenda niba akora nk'ibidukora wenda acuruza computer wenda cyangwa akora computer, akavuga ati umugore wanjye ntiyashobora gukora ku muntu mubona ni ibintu bya computer nazi ibyo ari byo, sinanabimujyanamo byamfata n'igihe. Urumva uri kubyumva? Kubera ko atagerageje kumuzana ngo amugerageze arebe niba ibyo bintu yabibasha, umugore akazarinda abaho ngaho. Ubundi bajya bavuga ngo try and fail, don't fail to try. Sinzi niba mbivuze neza, ariko ni gerageza ariko unanirwe, ntunanirwe kugerageza. Yego, icyo ari cyo cyose kuvuga ngo Denise ntiyashobora igisirikare, wakimpaye se ureba ukuntu bigenda. Ngiye nkukubitira abantu ahubwo kahave harya ngo uzi gukocinga imbunda. Ejo bundi yabwiye akantu narizi, yagiye kumva numva abwiye akantu ngo harya ngo isasu riba ribitse muri cemba. Rero hari ibintu najya nibagirwa. Ikintu kimwe muri ibintu najya nibagirwa, sheri wanjye rwose ajya nsetsa, arambwiye ngo azi gukocinga imbunda. None se nuko gusetsa cyane. Tujya ahantu hari umupolisi nyine akajya ambwira ngo urabona ngo ukurura kariya kantu ukagira gutya ngo none se ibyo nakugaga se niba zane yakocingiye imbunda. Njyewe nzi gukocinga. None ejo ndambwiye ngo isasu ngo riba muri cemba. None se sibyo? Okay. Nibyo ndabyemera. Umuntu ugize ubizi neza abyandika muri comment ko atari byo. Okay, niba atari byo ni mundenganye ntabwo nabaye umupolisi cyangwa umusirikare, ariko I know how to coach. Nuko ngayo nguko rero kuba wavuga ngo mpatena ngo ntashoboye ikigora kimahise kiramunanira. Ngo Denise ntashobora injerekana, ari you sure wayiteretse kwikorera birananira? No, try and fail, don't fail to try. Mugerageza icyo ari cyo cyose wasanga ari manager mwiza wa company yawe. Niyo muri ibyo agerageza ntihazaburamo icyo akunda cyangwa ashoboye gukora kuruta ibindi. So rero ntavuga ni ubishoboye wamuha umwanya. Niba ari umugore wawe, wenda abagore nibo dukunda gufata nk'abanyantege nke, uretse ko njye maze kuvumbura ko aribo bantu b'abanyembaraga bariho ku isi biteye ubwoba. Ejo bundi narimo nganira n'umuntu umubwira ukuntu umugore ashobora guteka, agateka ari konsa umwana, ari gufasha undi homework rwose, ibintu bitatu cyane. Kandi abagabo ntidushobora kuraninga imita ibiringo bikora. Niba telefone ni telefone, niba ari ukwambara ni ukwambara, nta kindi kiri ku ruhande. So rero mubaha ayo mahirwe bagerageze. Umugabo wawe amahirwe mu byo ukora, umugore wawe amahirwe mu byo ukora. Hari igihe wasanga avuye mu partner wawe kandi mwiza, kuko abantu benshi bafite ikibazo muri business yo kuvuga ngo ninde nashyiramo nizeye, kandi ugasanga umugore we yicaye mu rugo umufata nk'umunebwe, nk'umuntu utabishobora, nk'umuntu utagira icyo ashobora. Ushobora kuba utabishobora ariko banza umugerageze. Ubundi umuntu wemere yagerageje bikanga, ariko umuntu utaramugerageza ntabwo wavuga ngo ikintu ntagishoboye. Don't judge. Byagukorana. So rero reka wenda tugifateho umwanzuro. Navuga ni ndibuka umunsi wa mbere nzana sheri wanjye mu kazi, naravuga si umuntu koko reka just already ndumva bwa mbere bwo yanaje aje kunsura ku kazi. Aje kunsura ku kazi, umve cya kintu cyo kuvuga ngo don't fail to try, sibyo? Yaje kunsura ku kazi, sinzi ahantu nagiye musiga ku kazi, nari ngiye kuri feed, ndamubwira ati sigana ndebera, sinari gufunga shop kandi ahari, kandi yari yaje kunsura umunsi wose ku kazi. Nje nyine ngezeyo akajyamo amagara ngese ngo ko hari umuntu ushaka kino kintu nyimuhe gutya na gutya ndakimuhera ngahe. Ntabwo nzi ibyo ari byo please. None ikintu cyaje kunungura suko namubwira ngo tanga ibintu.
ahubwo nuko nasanze amafaranga namubwiye ngo atangireho ibintu atayo yabitangiye, ahubwo yabitangiye yagiye abyungura kuruta ayo namubwiye. Nza gusanga rero ni umuntu ufite impano ndi kwangiza, yabasha gucuruza n'ibintu noneho atazi, ibaze noneho abizi. nkanjye imicururize yanjye uraza niba ikintu ari 20 ngomba kukigurisha ni 20, bimwe mutangira ngo wangire 18 19, njye akenshi mba navuze ya nyuma, ku buryo hari n'abakiriya dushwana ko batari ko wowe ntujye ugabanya uvuga igiciro rimwe nk'Imana. Ugiye kuvuga ko njye mpenda? Ntaguhenda, ariko wowe uzi kunegosiya n'abakiriya, uzi kuganira n'umukiriya ku buryo rimwe na rimwe unabahera munsi, ariko nkabibona ko ariko byari kugenda. Ariko njye ikibazo cyanjye kuko abantu ducuruza nabo cyangwa natwe niko duteye, iyo ujya ahantu ntibagukure igiceri cy'100 bumva nyine batagucuruje baraguhenze, se kuki bano bantu n'igihe ugira umujinya. Njyewe ngiye kugura ahantu banyweye igiceri numva mbabaye, niyo havaho vene nkavuga ati wawe nzi guhaha. So rero njyewe nanjye mu micururize yanjye uraza nkakubwira ati ntaya ngaye, aba ariyo ya nyuma, kuko mbavuga ati aha nashyizeho inyungu nta bindi. Niyo uba wumva kandi rero abakiriya bakeneye ko mu negosiya mukavuga ngo mukaganira, waretse nkaguha yawe yagira aya ngaya wakuriyeho 5, ku buryo rimwe na rimwe muzumve nuvugisha umuntu akakubwira ngo iki kintu nyigurisha 200, nubwira mugenzi wawe kigurisha bati yambwiye 200, atari kushaka kumwigisha agakuro 20. nuko abanyarwanda niko abantu bahita bumva tuvuga ati amafaranga avuze haraza kuvaho makeya, niko bigenda. Kandi rimwe na rimwe ugasanga nta n'igiceri cy'100 kiri buveho. So rero mubagerageze, urumva rero nibyo ndimo mbabwira. Sheri namuzanye gutyo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri njye wamwisabiye ngo aze, umunsi wa mbere yaje kunsura bisanzwe kazi, umunsi wa kane ndamwati waje ku kazi kandi kwiga segonderi wanyumviye. Ntabwo nakoresheje umuntu ukiri kwiga jewe. Mwamuhannye kwa gukoresheje umunyeshuri. Byaramfashije mu by'ukuri, byaramfashije. Yaraje turakorana, kapito yanjye irazamuka, nanjye ndafunguka njya gushakishiriza ahandi, kandi nawe arimo yagura ubumenyi, kuko noneho nawe yarimo akora ikintu akunze, kuko nibyo bintu yari akunze nubwo ibyo yigaga byari bihabanye nabyo. Urumva rero ko ni umugisha ukomeye. So rimwe na rimwe rero ushobora gusanga wicaranye umuntu w'imari iwawe mu rugo ukaba urimo umutesha agaciro kandi hari ibintu ashoboye. Nabo rero ngo abantu bakanguke, nibyo ndimo mbabwira. Uri aho ushaka ati niwe muntu nakura umuntu nizeye twanashyira muri business, ku buryo abantu benshi bafite uburyo bakaguka bakajya no kurangura mu bihugu byo hanze, ariko aravuga ngo ninsiga shop ndayisigira ndi. Kandi ufite umugore wawe wicaye mu rugo uri kuvuga ngo uriya ni umuturage sinamushyira muri business ngo bikunde. Ashobora kuba atazi ibintu mukore byari by'icyo bikoreshwa, ariko wamubwira ati iki kintu kigurwa, tuvuga aka gatasi kagura 20 niba azi ko kagura 20 wazaza negosiye n'umukiriya, rimwe na rimwe usange na 40 yakagurishije bikunde, sibyo? Jewe ubundi ntabwo Olivier nyamubaza ngo iki kintu tugicuruza ngahe, ndamubaza ati wakiranguye gute igihe yaranguye nahari, kuko Olivier takubwira ngo nibura nkaya ngo byawese ukumva avuze amafaranga, ntabwo mbaheta ariko uvuze amafaranga makeya butari buryemo na saa sita. Uvuga ati rero reka ncuruza uko mbishaka, kuko wapi nako nakomeza kumva ibyawe nakigenda cya Olivier. Anyway rero mutrying abantu banyu, mutrying abapartner, mutrying inshuti, mwijya kuri murebere muri ba bantu mwizera. Nubwo umwizera ariko ukaba utizeye ko ibyo ukora yabishobora cyangwa ibyo ushaka ko mwakora atabishobora, niba umwizera koko banza umutrying, kuko mu gutryinga niho havamo igisubizo kizima. Yego, arabishoboye ntabishoboye, ariko niba atabishoboye menya icyo ashoboye nyine. Ufite tax kaho ikomeye yo kumenya icyo ashoboye. Nubwo wamenye icyo ashoboye cyadashoboye utabanje kumuha byose ngo arebe. Ubundi ni nako numva ariko ngo abana b'abazungu barera nyine bakiri bato babaha ibintu byinshi, bakareba ngo icyo akunze kurusha ibindi none akaba icyo bamuzamuramo. Rero n'umuntu muri kumwe muhe byinshi, niba ari umugore wawe mutrying byinshi. So hari igihe muri ibyo mutrying hazabonekamo ikintu akunze ashoboye gukora kuruta ibindi, kandi kizabyara umusaruro, kibyarira inyungu umuryango. Niko mbitekereza.
amen ndumva twabasezera nta kibazo. Ikindi kintu numva navugaho wenda ntabwo njye ku gitekerezo cyanjye muri iki gihe nyine turimo ubuzima busa nk'ubugoranye, ntabwo ari byiza ko mu rugo habaho umuntu umwe w'investinga, sibyo? Wenda ngo umugabo wenyine we w'investinga cyangwa umugore wenyine, hari aho byanga bitewe n'impamvu y'ubushobozi, ariko hari ababikorera ubushake. Arabikora ubushake, umugabo akabwira umugore ngo icara mu rugo ujye ukora imirimo yo mu rugo gusa, si ujya ubyumva? Ku mugore ntabwo aba ari umukozi, aba ari umugore nanone. Nyine ntabwo ari umugore ariko ntabwo ari umukozi, ariko aba afite kwita ku rugo, hari inshingano nyinshi aba afite gukora mu rugo. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'abagabo babikorera kuvuga ngo umugore namushyize mu kazi ntagishoboye kwita ku rugo, kandi no kwita ku rugo barakenewe kakamukuramo. Ariko wenda mukore management muvuga ngo imirimo yo mu rugo izakorwa, inshingano zo mu rugo zizakorwa gutya aya masaha ibihe n'ibi, mushobora no gufata iminsi 2 ku 3 no ku cyumweru. Hari inshingano zo mu rugo umugore agomba kuzitaho, agomba kuba hari akatakara akamenya ngo simbizi uko muzabimanaginga. Ariko nkeka ko no muri leta bagenda batanga udukonji ku bagore kuruta uko baduha abagabo, kugira abagore babone uwo mwanya wo kwizuza inshingano zo mu rugo. Kenshi mujye mwigira kuri leta uko ifata umugore muri sosiyete, uzaza utubona nawe ubaye ugenga umugore wawe wenda mu kazi mwigengamo, na mudakora muri leta uko mwakabigenje. Nimukore iyo management yo kumenya ngo mu rugo bizagenda gutya, ikizaba gisigaye noneho ni ukumenya ngo mu akazi tuzagakora gute, sibyo? Ariko si byiza ko ufata umugore ngo umwicaze mu rugo umugire uwo mu rugo gusa aho mu gikoni, kuko ejo ushobora kuba udahari kandi hari abana bawe uba umuhaye, kandi nawe utakifuza ko abana be bagera kure. Hari igihe rero musiga ahangayitse. Ni inkuru nyinshi tujya twumva ngo umugabo yagiye niwe wari ushinzwe kwita ku muryango, kandi ugasanga nubwo agiye umugore nawe iyo capacity yari ayifite, iyo capability mbese yari ayifite, yarashoboye kubikora, ariko umugabo nigeze amutrayinga ngo amushyire mu kazi karebe wese uyu mugore yakora ate, niki yamfasha mu kazi, ni iterambere yazana mu rugo, ngo amutrayinge. Wagenda umugore bigasa nk'aho atangiye A0. Reba rero gutangira A0, wenda umwana umwe ufite nk'abana 3 bose bigaga mu ishuri ari munsi y'200,000, 600 kubibaza umuntu utarakoreye n'50,000 byakunda. Rero iki nacyo mujye mugitekerezaho gikunze. Hari igihe kidakunda bitewe n'impamvu y'ubuzima, wenda akazi karabuze, nibyo umugore yabuze akazi cyangwa umugabo yarakabuze, ko hari n'abagore bakora bonyine mu rugo, kandi nabyo nta gitangaza kirimo. Ariko mu gihe byakunze mwese byaba byiza mufite icyo mwinvestinga mu muryango, ni nabwo iterambere ry'umuryango nyekereza ryarushaho kuba ryiza, kandi ni nabwo bukoze ikintu kidafite risk. Biragoye ko mwese mwagendera rimwe, ariko biroroshye cyane ko umwe muri mwe yagenda mbere y'undi, kandi hari abantu muba mwarazanye ku isi bakugurira kado babikiye. So Imana ibahe umugisha rero. Spiritual family, we love you so much. God bless you. Bye.